Imbere yayo ni ikiganiro tugirana n'umukozi w'Imana Apostle Nkurunziza François. Bibiliya ishura ko byose bitwikuruye mu maso y'Imana nk'ibyambaye ubusa. Waba wibaza ibibazo bitandukanye kuri tekinoloji, politike, intambara zugarije isi, umugambi mugari w'Imana ku bantu no ku itorero ryayo n'ibindi muri ubu buzima. Kurikirana ikiganiro Imbere yayo kuri RBTL TV. RBTL TV. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Imbere yayo kuri RBTL TV. Njyewe uyoboye ikiganiro ni Israel Rwakayiro. Kuri uyu munsi twabateguriye insanganyamatsiko igira iti icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe, aricyo twakwita mu Gifaransa Destiny, mu Cyongereza Destiny. Kuri RBTL TV turi kumwe n'umukozi w'Imana Apostle Nkurunziza François, yifashishije ibyanditswe byera aradusobanurira kuri iyo nsanganyamatsiko. Reka dukurikire kino kiganiro. Shalom. La fatalité cyangwa fatalisme, abisilamu bavuga ngo inshallah, Imana niyo yabishatse. Ninshika ukuguru ni Imana yabishatse. Niba ndi umukene ni Imana yabishatse. Ibyo babyita fatalité. Sibyo? Niyo mpamvu amadinama baziko ibibi ni byiza bituruka ku Mana. Ubu Kristo siko bimeze. Iyo abantu rero batekereza gutyo, bagatekereza muri fatalisme, muri fatalité, yuko ibintu byose byarapanzwe nta na kimwe ugena hindura, sibyo? Iyo babigize gutyo, abo bantu baba bavuga bati ni urwandiko, ntacyo nzahindura, ni ukubyemera. Ibyo ntabwo ari bivuga. Imana iravuga ngo shize imbere yawe ubugingo n'urupfu, hitamo ubugingo ubone kubaho. Imana nta na rimwe yigeze ifata umuntu nk'umuntu akwiye kuba nka computer ba programa. Computer ntabwo iziyongera programme nshyashya. Izo wayishizemo wowe nizo nyine. Rero umuntu ntabwo ari computer Imana ya programye hanyuma akoreshwa gusa. Imana yaduhaye icyo bita libre arbitre, witamo. Ikiremwa muntu gifite amahitamo. Abamarayika b'Imana bakiremwa nabo bari bameze nkatwe. Imana yabaremanye amahitamo. Luciferi, l'ange de lumière, uno munsi Luciferi, uno munsi ni Satani, umwanzi w'Imana. Yaragiye noneho hanyuma muri iyo amahitamo Imana yabahaye agenda ashiramo rebellion, kwigomeka ku Mana, ku kimwe cya gatatu cy'abamarayika bose b'Imana, kimwe cya gatatu. Hanyuma bajya muri rebellion, uno munsi bari nibo bitwa imbaraga z'umwijima, abanzi b'Imana. Okay? Naribo babujije isi amahoro. Noneho twebwe abantu, Imana imaze kubona ko Satani yacumuye agacumuza n'abari kimwe cya gatatu cy'abamarayika, Imana biravuga ngo Dieu a affermi le reste des anges. Imana yahise bakuramo amahitamo. Uno munsi abamarayika b'Imana bari mu ruhande rw'Imana, bibiri bya gatatu, ntibashobora guhitamo ibyo Imana yanga. Urumva? Imana yarabahaye guhitamo iby'ikunda. Satani niwe yabaye muri rebellion, kwigomeka na kimwe cya gatatu. Twebwe rero Imana yaduhaye gukomeza kuba abafite amahitamo, le libre arbitre. Uyu munsi ushatse wahitamo kwiyahura, si byose? Wahitamo kubaho. Ntabwo ari Imana iguprograma ngo ujya kwiyahura. Nuvuga ngo Imana yaguhaye amahitamo, bivuga ngo destiny yawe. Icyo gisubizo nguha. Destiny yawe. Mu kinyarwanda twabyita ngo ejo hazaza hawe. Ntabwo hari mu maboko y'Imana gusa. Tugiye twigisha abakristo turababwira tuti ma volonté plus la volonté de Dieu égale ma destinée. Urumva? Ubushake bwanjye iyo buhuye n'ubushake bw'Imana bibyara ejo hanje hazaza. Christianisme rero nubwo bari ko bayita nka filosofi, ariko ndavuga evangile, ubutumwa bwiza bubwira ko umuntu niwe responsable ya ubuzima bwe bwa none n'ubw'ejo. Ushobora guhitamo ukurikije Bibiliya, gukurikira Imana n'ibyayo, destiny yawe ejo hazaza bizaba bihamanya n'iby'Imana yari yakugambiriyeho. Nuvuga ngo Imana ikomeza kuba Imana izi byose, sibyo? Ariko mu rwego ruturenze yahisemo ko umuntu ahitamo, agahitamo kuba responsable. Kuko Imana iremera ko umuntu afashe icyemezo cyo guhindukira Imana binyuze muri Kristo, sibyo? Destination ishobora guhinduka, ejo hazaza hashobora guhinduka.
unahisemo gukomeza kwanga Kristo, sibyo, ugakomeza kwigizayo ibye, hanyuma agataha ugapfa, sibyo, destine yawe icyo uzaba kizaturuka ku mahitamo yawe. Uno munsi rero turashobora guhitamo muri Yesu Kristo, yuko tuzaba abantu bazaba umutwe batazaba umurizo, bazaba imbere ntazaba inyuma, sibyo, bazagera ku byiza. Ni ukuvuga ngo rero iyo doctrine rero ya fatalite, kuvuga ngo ntacyo nahindura, ni urwandiko, niko bimeze, ntabwo ari ya Bibiliya. Bibiliya irimo umugambi w'Imana kuri wowe nanjye, tuwumenye kuko ari mwiza, tukawuhitamo, noneho ubuzima bwacu bukaba bushingiye kuri uwo mugambi w'Imana. Nta kabuza tuzaba icyo Imana yatugambiriyeho, kandi icyo Imana yatugambiriyeho ni cyiza. Ndashaka kurangiza kuri iri jambo yabwiye abayuda, ibyago byari bibagwiriyeho Nebukadinezari umwami wa Babiloni, sibyo, mu mwaka wa 587 mbere ya Kristo, sibyo. Nebukadinezari umwami wa Babiloni Iraki kino gihe yateye i Buyuda, arabica, Yerusalemu arayifata, atwika ingoro yabo, abasigaye abatwara ari inyagano, abatwara ari imbohe i Babuloni. Bagiye hariya Imana rero batumaho umuhanuzi Yeremiya atanga message. Nubwo atagiyeyo yatanze message irabageraho. Ubwo ni inzandiko. Ati umva uko Uwiteka avuze, ndazi imigambi mbafitiye, sibyo. Ubwo ni muri gitabo cya Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 11, ngo ndazi imigambi mbafitiye, ngo ni imigambi y'amahoro, si imigambi y'ibyago, ni imigambi y'ibyiza no kuzabaha ibyiringiro by'ejo hazaza. Urumva ko ari Imana yabivuze. Uyu maze kumenya ko imigambi y'Imana ari imigambi ya destine, icyo nakwita une destinée glorieuse, umugambi w'ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Uhita umenya ko ibyago ntabwo ari urwandiko, ukwiye kubirwanya, sibyo. Kandi imbaraga z'Imana zikuzana zizatuma ejo hazaza hawe, ari byo twita destine mu Gifaransa cyangwa destiny mu Cyongereza, nuko ubuzima bwawe bwishurirwa icyo Imana ikugambira. Iyo umaze kukimenya ko ari byiza, sibyo, utangira kuba ibyo bita positive thinking, utangira gutekereza mu buryo buri positive bishingiye ku ijambo ry'Imana, ariko atari bya bindi bya new age kuvuga ngo la pensée positive, ngo utekereze ibyiza ngo bizaba byiza. Iyo ni doctrine itariyo, kubera yuko ushobora gutekereza ibyo imbaraga zo kubigeraho nazo ufite. Imana nizitanga. Nivuga ngo rero destiny y'umuntu iri mu maboko ye, kandi Imana ntabwo izigera iguhata kuba icyo udashaka. Mwakoze gukurikira ikiganiro imbere yayo, aho twari kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Nkurunziza François, aho yadusobanuriraga kuri insanganyamatsiko. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo wagize kuri no nsanganyamatsiko, watwandikira kuri adresse zikurikira. Murakoze, Imana ibagirire neza.